Niba waramayininze payi nje kukubwira impamvu payi ari ifaranga rigiye gutungurana, rigiye gukora ibitangaza. Ni impamvu zigera muri zirindwi. Nyaboneka niba uzi ko wamayininze payi ngira ngo uze gukurikirana iki kiganiro ngiye kubabwira. Payi netiwoki yamayininzwe n'abantu barenga miliyoni 60. Abantu miliyoni 60 bose bari active, ni ukuvuga ngo bamayiningaga buri munsi. Ibi bigatuma iri faranga riba ryo faranga rya mbere rifite community nini, rifite abantu benshi bari mayininze, kandi rikaba rifite uburyo bwo kuba rizajya rikoreshwa mu buryo bwo guhaha ibicuruzwa na serivisi, yaba mu gihugu cyangwa se yaba mu gukiretinga ubukungu bufite imbaraga mu bihugu bigiye bitandukanye. Bivuze ko miliyoni 60 z'abantu bamayininze, ukongeraho yuko abo bantu bari active, abo bantu bakeneye gucuruza, bakora ubucuruzi bugiye butandukanye, serivisi zigiye zitandukanye. Ikindi noneho bano bantu bari mu bihugu bigiye bitandukanye, ibihugu bizwi bikomeye bifite ubukungu buhamye, noneho bakaba bafite na rya faranga, kandi intego y'iri faranga naryo akaba ari uburyo bwo kuba ryakoreshwa mu buryo bwo guhaha, yaba serivisi ndetse n'ibicuruzwa. Iyi ni impamvu yerekana ko iri faranga rigomba kugira imbaraga kandi rikaba ifaranga rikomeye. Ufite iri faranga ngira ngo nawe uri mu bantu bazaba bafite ubutunzi bufite imbaraga. Rero uburyo bwa kabiri nibwo twakwita nka dynamic supply, ni ngo nitujya kureba amafaranga payi circulation, amafaranga ari gusirikiratinga ku masoko, ngo biliyoni zirenga 6 ziri gusirikiratinga cyangwa se zigenda zicuruzwa ku masoko agiye atandukanye, ndetse hakaba na biliyoni zirenga 100 zakorewe lockup, akaba ariyo maximum supply. Ariko ibi bikerekana ko nta yindi project yigeze yachivinga ibingibi, yigeze igera kuri uru rwego, kandi noneho payi ikaba ifite icyo twita fair distribution. Ikintu cya gatatu nuko payi ifite fair distribution. Nta yindi coin yigeze ikora nk'ibyo payi ikoze, ikaba yaguha coin zawe ku gihe, ikaziguha neza, waba warakoze lockup ibintu bikagenda neza, nta bibazo byo kuba ngo nakoze lockup ngo none ngo nari guhabwa 50%, ngo none bamaye 20%, cyangwa ukavuga ngo naye narakoze ariko ngo coin zanjye ntazo nabonye muri wallet. Ibi ngibi ni ikibazo payi yakemuye, yakoze system yayo neza, kandi allocation izayo zigenda neza. Nta bintu by'ama private sale ngo uvuga ngo urashoramo amafaranga. Iri faranga nta bintu byo gushoramo amafaranga ngo uvuge ngo ngewe ngo ubwanjye ngo mfite ibifaranga byinshi, ngo none ngiye kwinjirira ba nyiri kwa timu ngo mfate imigabane yose, wenda 50% ngirigira imigabane ya payi. Ni ukuvuga ngo iri faranga rifite icyo bita fair distribution, kandi rikaba ari ifaranga ritajya rigira ikimenyane. Buri umwe wese yemerewe kuritunga. Ni ifaranga ry'abaturage, ni ifaranga ry'abantu bose, nta kuvuga ngo ni umukire uri buryiharire cyangwa ngo ni umukene uri buryiharire. Ni ifaranga ryerekana imbaraga z'abaturage cyangwa se imbaraga za community. Ikintu cya kane, iri faranga rifite ibyo twakwita nk'umutekano wa system, aho yaba abari mininga, yaba baritunze, yaba n'ama exchange ashaka kuyilistinga, yose byose cyangwa se abantu na exchange bose bagomba gukora KYC na KYB. Ubango ibi ngibi ejo bundi Change the Fund yarabivuze, uriya mufasha wa Dr. Nicolas n'undi usanzwe ari mu bazamuye bakoze ifaranga, avuga ko n'ubundi uburyo bwo kugira ngo habeho security nuko hagomba gukorwa KYC ndetse na KYB ku masoko ashaka gucuruza. Ibi ni byerekana ko rero kuba habaho KYC na KYB ni process yerekana ko yaba abapioneer ndetse n'ayo masoko agomba gukora transaction, nta bintu byo gutuburira abantu, kandi ibintu bikorwa mu buryo bwizewe. Ikintu cya gatanu ni massive ecosystem. System ya payi ifite imbaraga nayo, murabizi ko hari mainnet apps zirenga 20 zamaze kwemera ko zazikora ama transaction, zazicuruza ibicuruzwa runaka muri ecosystem, kandi zikaba zifite uburyo bwihariye bwo gucuruza ibicuruzwa byayo mu buryo
social networking, bikaba byerekana ko rero iri faranga rikomeye kandi rifite uburyo bwiza na future iri imbere. Uburyo bwa gatandatu navuga ko ifite innovative features nk'uburyo bwa pilot app, core component n'ibindi ni ngo ifite uburyo bwo kwishyura kandi ukaba wakwishyura coin ugahabwa ibicuruzwa neza kandi mu buryo buri innovative. Community engagement nayo mbibabwira profile ya mbibabwira ko uburyo app iri gukora n'imbaraga za community, uburyo abantu bari kuba encouraged mu kuba bakoresha ifaranga, yaba mu buryo bwo kuba bakasikitinga Pi nk'uburyo bwo gukora no kwishyura, bigatuma community iba strong kandi ikaba engaged mu buryo bwa Pi Open Mainnet. Rero niba ufite Pi, niba utarakora KYC, niba ufite tentative, niba ufite grace period n'ibindi, gerageza ushaka uko ubikora kuko iri faranga vuba aha ngaha riragurana, kuko ni faranga rikomeye, ni faranga riri strong nk'uko maze kubivuga. Nizere ko abasubscribers banjye mwamayininze iri faranga kandi mukomeje kwinjoyinga benefit z'iri faranga. Shimiye buri umwe wese, kuvuga ngo dutegereze turebe igiciro ko kigana, kuko bavuze ko ni uburyo bwo kuba bayakoresha uburyo bwa utility ndetse no guhaha, niyo ntego yabo. Open Mainnet iracyahari, hari ibibaza ko yaba ari stablecoin cyangwa ni stablecoin, bizatangazwa, muzajye mugenda mukurikira amakuru atangwa na official platform za Pi, yaba YouTube ya Pi, yaba X ya Pi, yaba Telegram ya Pi, mugacikinga yuko muri dashboard amakuru ari gutangwa na community core team ya Pi ari nyayo. Ubundi dutegereze turebe icyo Pi izatwereka. Iri kuzamuka, andi coin ari kumanuka, Pi iri kuzamuka, bivuze ko ni ifaranga rigiye kutwereka ibintu byinshi byiza. Nizere ko mwese mwiteguye ibyiza bya Pi. Ndabashimiye, Imana ibarinde, mugukora subscribe. Bye.